Ariko none sigogera utareba. Ese bitese? Nabanje Imana. Salamu. Ugushatse kuvuga kimwe. Aracyari mu gitondo rega. Ese ana he? Antera umwaka. Ako iriya myumbati yanyu ninde wayiragiye? Yose birakureba. Yipangaga. Vangaga nyine. Ubwo uzana ayo matiku yose ntago ari bene wanyu rugo baharagiye. Bande. Ahubwo ko nzafatira mushaho. Uzawureba. Neza ni byabudu. Ni nakavuna amaguru. Niko, ni byabudu. Ariko mane gasani. Dore natwe ubushize nagiye kugira gutya urabona ya migozi yacu iri mu kabayayi. Giye kurambona byayahiye biri kujya bitera narimbisha. None namwe baturije mu myumbati yanyu kuri. Shaga ntago urubuto rwa hirya y'igiti cyane. Basiga bibanyu bikagenda bita. Ubwo se bimeze bite ko mbona iyo ndobo wayipyene mu yubundi najyaga mbona isa nk'igitaka inyuma. Urabona ahubwo n'ubundi ibitaka indobo twarayitije tugiye kwenga. Tugiye gushigisha. Ahubwo ikigoroza koza nyine nk'akavugi. Urankanze Bakira wari uri he ubwo umbwira ibintu urimo gutekereza. Sheri? Iki kibazo ufite? Oya, none rero tureke ibintu by'imikino ntabwo ari uguseka ntabwo ari mbwira ha ikintu warimo gutekereza. wa muntu wasangaga nanarotaga wenda simba uzi ko umuntu ashaka kurota akanuye. Ariko ntacyo nta bidasanzwe uzi ko naje neza nkagira ngo uranyumva cyo ko nagendaga nyonyomba kugira ngo utanyumva nashakaga kugutungura. Ntabwo nigize nkumva kuko sikundi we ubuzima bwacu sheri. Hanyuma rero winjijisha windindagiza mbwira ibintu watekerezaga. Ibyawe biravuga ndagutinya ntacyo cy'ubuntu kijya kiba. Ko mutezi koko mu byukuri. Ari cyo dupfa. Ari ryanje nawe. Nicyo dupfana. Oya ntacyo dupfana. Nare birata turagipfana. Fasha gutya nyine. Uze kunyereza ndaza kohereza wa mwana amacibiri mu mpera. Ndohereza amacibiri umuye nubivuga uri guseka gutya. Wigira ikibazo. Koko ikivuge litiro zingahe aho? Litiro zingahe so ikivuge kitara oya ikigaje nicyo uzama nka litiro nk'eshanu nka kimara imizi. Ikivuge uka litiro kamwe karaba kahagije. Uze kumutuma ndamuha inzu ebyiri. Sizaje urwaye n'urwe. None ubu umuntu byukanye n'ubuntu. Ese nenda muntu wambere wakoze mu ntoki muri iki gitondo ra. Ubu ngo sinkubeshye usigaye nezerewe nsigaye nezerwa n'abantu. No nawe nyine nsigaye nkubona nkabona none kuri umuntu umuvandimwe wanjye ahubwo tukiraho nga ntacyo nifuza kugusaba nsaba nari bizi uko kuntu wari waje wigize umwere washinyitse wambwira neza ubwo urumva nari nyobeye icyo ushaka iki se ubwo none utese mwana wa mama yego mwana wa nyoko ndakumva nyine ntacyo ariko basi ihangane noneho Cheke byano byacu by'imikino bimwe by'ubyara ubu noneho zahindiye imirishyo urumva ikintu nshaka ni iki ngiki maranye igihe kinini igitekerezo ndetse n'inzozi
nta zo kuzaba nk'umuyobozi ukomeye wa ko Gasharu. ntajya ndotora iki Umuyobozi ukomeye wa Gasharu. Kano kanya ndifuza ko nyine nanjye kuba ariko Mutesi rwose ibintu byanzindiye reka mbibone ngo ufite inzozi zo kuba iki nyine ngemaranye ntago mfite inzozi ahubwo nzimaranye igihe yego zo kumva nyine nanjye nshobora kuzaba nk'umuyobozi ukomeye wa Gasharu. kuko Umuyobozi ariko w'abashumba baragira inka ntacyo yuko wabyita kose kuko buriya umuntu yabaye umuyobozi hari abashumba yabayobora hari abahinzi yabagira inama cyangwa se nyine bakajya inama abantu bose nyine ariko mutubona kuyobora bitambira ko ubu se we wayobora ndi hano mu Gasharu koko vari tureke ibintu byo kubona imbabuzi izindi nkuru ntera vuga ngo inkuru zakiranye twigende ikintu nshaka ni iki wowe wayobora ndi hano mu Gasharu waba uwuhe muyobozi manza nyine wumve ibyo ndashaka kubwira nyine ndashaka kuba mutugudu hari icyokere wa muntu we giteye ubwoba icyo kintu nicyo cyatuma gutekereza kuriya sheri kibana natekerezaga uza ahantu wari uri niba wari uri hafi ni muri Amerika uvuye hehe mbarubwira ahantu uvuye masha nta nibyo nibuka kandi urashaka kundakaza oya ariko kubera ko ntabyo nibuka ko urumva ari ikibazo urampishe ntacyo nakwishura hari uwishohishaho koko hari ibintu ntashaka kwemera kuri iyi si mbwira ibintu watekerezaga kuko nsanze uri kure cyane nubwo nari ngambiriye kugukanga ariko wari uri kure cyane rwose sasa rero buriya hari ibintu bijya birakora isi n'inkumva birantunguye tekereje intambara iri kubera muri Gaza ko abantu bapfa abana bapfa abadamu cyane uziko ndarerejike ku badamu no kubana nanga umuntu ugira umugore nabi akagira umwana nabi ndamwanga cyane usanze rero ariho narindi mbonye we sister ndabikubwira ariko nzi ko bigutera ubwoba nawe ibintu batinye kureba nkajya kubikubwira in fact usanze ari ibyo narimo ntekerezaho cyakora disi ndakuzi ntujya wishimira kubona umugore urengana cyangwa umwana urengana kandi si wowe gusa nanjye urabizi ko rikomeza njyewe none ikimenyimenyi nibyo ndi kukubwira sinakubwira ko maze iminsi niga n'ikintu cy'icyongereza urabona njyewe numvise nitangaza kuri radio kandi no mu nama y'ubushize barabivuze bavuze ko uri umuyobozi ari umuntu ugomba kuba yarize ari umuntu ugomba nyine kuba asobanutse uri kumva ari umuntu ugomba nimba ari ukuba ngo nimba ari imparagituweri mu bintu nk'ibyo ngibyo nyine gutyo urumva nawe ndavuga ati reka negere umuvandimwe agenda anyigisha kongereza waretse gutayanjwa ukigera kwegera kwinga ikigage kigashya nimba izo nzozi ahubwo ukiri kurota ugakanguka ako se mute weho basi wengirira icyizere sibyo wowe nawe uzanje inyuma ureke kumbanya ibindi wowe utorwe mudugudu Valence wowe ibazo nkunda nawe nato ese abakobwa bo mu mudugudu bose ntiwamarira noneho wajya twaza wundi mudugudu abana bagashara ujyo harumve noneho reka ngo urugero rukoroshye kano kandi ndamutse ntowe sinkuye sura ko twayatujya inama rimwe na rimwe ugasanga wenda tukajyanamo ibintu ubwo rero si nibyo gusa no mu nama zikomeye twajya tujyana shavare karazi kuganira uzi no kurota pe komeza urote nyine umva ko ari inzozi ariko wowe ikintu nakubwira cyo ukora komeza wiragirira inka wiyengere inzagwa twinywera n'ibigage naho iby'ubuyobozi byo bireke ntago ari ibyawe pe ako se weho we mungirira icyizere mu ntore bwarimo mungerageze wowe kugirira icyizere ntakikugirira aho twatora igiti tukajya tuba aricyo dutora tukagenda tukakicaramo tugakora inama uzi ko ngo n'Imana yahinduye sawa reka komeza urote nako ndeke kugucinege komeza wirote ariko ibaze namutse umuntu wowe n'abandi utantoye mu by'ukuri akira mwana wazangizwa ni komeza wirotere mwana wanjye reka nigende nyamara muti ibyo bitekerezaho pe hari ubwo turyanye ntabwo ndi umusazi wo gusarana nawe komeza wisarane kandi rero abantu ibintu byo mbabwira ni ibingibi nk'ubu ngubu ndamutse ntowe bakirebera mu minsi mike nawe nahindutse nawe nabaye umukire uretse nzabategeka murabeshya gusa
nuko nibyo rero. I'm sorry ntugire ibintu utekereza sheri. Ni ukuri rwose nari ntangiye guhangayika mvuga se umugabo wanjye bimeze biti ni amahoro noneho reka dusenga Imana iyo ntambara izayikure byose birashoboka bakwiye kurangira. none se mu mutima wawe urumva nibura aho mboneye hari igihindutse umpaye kano kantu gakonje numva ndabizi bagakunda nabyo nicyo kirekesha ko nyamara iri zuba riga ubona ko nimera hano rero riranaharasira rikanaharengera akantu tuzimuke oya ntabwo ari none ndahakunda we ntushaka kubyumva umudo duhagaze hano tukabona view reba hakurya hari ukuntu hameze hano ukuntu hameze cyane ubwo twabona hano hameze kurya twahagarara tukareba hariya imisozi y'amazu meza ureba twicaye nijoro gutya amatara yaka hari ibintu ntagomba kugira gute kureka najya mpakumbura pe sinkubeshye sinzi ukunyimura aha hantu papa kira sinzi ko wahanyimura ngo bikunde byangora ukamenya nyuma ushaka kugenda ugasanga hari ahandi heza harushye niba hafite view irenziye uzagira gute uzahankura ariko niba uzi ko ntazanyamagara nkabona ari amazu yose mbona hakurya uzantware uzi ko nayabona pe nakwemerera dutege nzakwereke nanze ko dutega noneho uzahanyereke mbone kwemera ubone gutega si mana we cyo kora muri mva ni heza koko umva biteze ntabwo uzi izina ryanjye ku buryo mpamagara gutyo ngo mva shabyihorere ahubwo se nyabo ko ubu nari nzi ko wageze i Kigali reka ubu ngubu ni nabwo nyibyuka haryamireye cyaro cyanyu ni yataye mwaragarutse se n'abazungu mwaragarutse wapi nurize ko bagusize hano byagenze bite kugira ngo se kugenda n'ibyananiye wa muzungu wabaye ikize siri nakubwiye ko azaba amafaranga menshi byahatari ntangiza nkagushaka tugasoka tukajya nko ku Gisenyi ya mafaranga tukayaryamo nyine tukayaryoshyamo rero baramembye ndiba kugenda nkusize umutima urananira ndavuga ngo aho kugira ngo nyajyane nkusize hano mu cyaro ahubwo sinaguma hano hanyuma nkakubwira ukanyemerera bya bindi n'ubundi nagusabye hanyuma nkaba nanashaka n'inzu hano hafi biki wansabye harya ngo gukundana nawe ako tega nkubaze ubu abandi baratashye baragenda wanga kujyana nabo ngutegereje mutesi we none nuko utabizi baranyinginze ni narambwira ngo rwose ngo Betty ngo nangiye kugukunda ngo ibiki n'ibiki ngo igihe tumaranye dukora namubwira nkumva uko byagenda kose ngomba kuguma hano nkazava ari uko mutesi tujyanye ubwo bikaye inzara arashonje nestega ngo waretse tukajyana hano hafi n'ahantu haba restaurant oya ntabwo cyari cyo kibazo ahubwo ibyo uvuze nuko ari byo binenza nese ubutega nkubaze njye nakubwiye ngo iki sinakubwiye ngo nta gahunda afite yo gukundana nawe nta rukundo ufite rwose ubu n'ubishaka ubere nkaho nta mutima ubuhagaranya n'igishushanyo rero nakugira inama wakitahira hakiri kare ukajya mu kazi kawe ni ukuri kw'Imana Cheers. Ukibuti. Ni sawa sheri wanjye nkunda. None se handi umeze ute? Oya banza umbwira amakuru yawe kuko mfite amatsiko rwose kumenya uko umeze mu mutima wawe. Nubwo wanjye urimo akajagari kenshi ariko mbabura nyibwira uko umeze kuko iyo wishimye numva nta kibazo ufite mu buzima biramfasha. Meze neza. Uzumi narose. Narose ngiye kugura indaya. Izina rya Yesu banza bitokeshe mama banza bitokeshe ibyo bintu. Noneho ahubwo se ahubwo ndanakubatiza mu izina rya Yesu kuko no gutokesha wapi uzibintu byatangiye se mama nukuri byatangiye ibyo bintu ariko uzunguye komeze sinyo kubyo ukuntu ibyo narose. Narose ndi kumwe n'umujama wanjye. N'umujama afite ikibazo cyo kurangiza vuba. Ni mu nyumvire. Noneho
anywa bya binini bajya banywa ngo batinde wallahi agashira muri noza muri fanta noneho agashize muri fanta yagombaga kunywa ahita akata gatoza nk'ugiye koga avuga ndaje mite nkanywa amaze kuno koga wallahi naje fanta mitanyine ngo haciyeho nk'isaha byahise bigorana mu mapana noneho ndibaza bimeze bite ukuntu nta kintu cyerekeranye n'inama bindi gutekereza ariko baze ko twari tugiye kujya kwa muganga tipe we yaje kumva arabibona yanga kubimbwira asuka indi fanta to aramyorera mama byagoranye biragorana noneho numva imitsi y'ubwonko igiye guturika tadufata umwanzuro wo kujya kugura congo n'ibyane navuze mbere tuba tugiye ariko mva nkubwira aho kuki wanga umuntu ushaka kukwitaho kasakagamo gaheka reba ba bakobwa bose umbwira ngo bi Kigali ngo nirirwana nabo simba nanabona ubwiza bwabo ngiye nakugeze iruhande numva rwose umutima wanjye nakubeshye niwe mukobwa twahuye rwose naryama nkajya nekereza twongeye twahuye natekereza projet nkabona nawe urimo ibaze ko nari mfite gahunda yo gucuruza mu mujyi ariko noneho nari gutekereza ese mukozi ndi kurota ninjoro nyita ndota ari wowe uri gucuruza gahibaze noneho ngusize gusa nabanjanye obedo wakangutse ukava muri ayo noneho reba amafoto nagufotoye ngo kana nabwiye ngo tukaganira unkoraho okay sorry none ntago nongera uribuka amafoto nagufotoye nyine biriya ndabyumva ndanagushimira rwose ariko nkugira inama jya mu kazi wenda da unyumamagara rimwe na rimwe umubwira amakuru y'i Kigali naye nzamubwira amakuru yo mu cyaro ariko ibintu byo kuguma hano njyana nawe turaziranye cyangwa reka mfasha dushaka inzu hano muri iyi quartier niba udashaka gusiga papa wawe hanyuma twibere hano hafi niba ari wowe wakuriye udashaka kuhava mbane nawe ubwo se twabana mu ruhe rwego rero ikibazo cyane ndabona wajya ufite ikibazo kunyi kubona nawe nagura umuhungu umusirimu z'ubwenge ngiye mbana nawe nturi musaza wanjye nturi papa sindi inzereze ngo uracumbike ubana nawe mu ruhe rwego sibuka ko rigize kugufotora amafoto ndabyibuka rwose narakubwiye ngo warakoze reba noneho ko akundi wayabonye ukayishimira n'undi ushaka kukwigisha ukajya ubyikorera urumva sada ko kantu atari keza babanje 100 ndavuga ni amafaranga nubwo gambere natekereje ku mafaranga kandi nuko mvuga nyine nta kintu agiye kumara amafaranga agiye kujya mu bintu by'ibyaha niyo mpamvu natekereje kandi umushahara ari byinshi se ndeba nabimeze oya baburo hagararira aho rwose izo nzozi zawe zigumane uzisubizeyo uko kokira ni wowe tugiye guhakwima ibyo bintu uzabimuzanaho oya kandi zaye inzozi ni ibintu narose nanubwo ngurangije inkuru ariko ntacyo tuzakora party tuyinkuru ko washishikaye urashishikara rero uko zatangiye nuko zarangiye ubizo nzozi ari cyo nge nazikoraho ngewe nyine ndi kukubwira kuntu agakiza kambonekeye mama nama nyine nibyo ndi kugera namaze kuyigura nyigejeje mu cyumba kumbi uwo musore yamanitse ishusho ya Yesu mu cyumba ngahorekera nyigerayo mbamura Yesu ari kundeba ukaze gutya ifoto bigukurikira Yesu yandebye mpita numva noneho bisindangiriyeho kuva icyo gihe nahise mvuga ngo ntabwo nzigera nsambana Imana izabikurinde mwana wanjye niyo byabimeze biti nimba byananiye imeze ifite icyo kibazo ubwo rero Imana izandinde gusambana izahore inyeza wenda itabi byo biragoranye kandi ntabwo Imana naryo ikunda ariko mu byanzandikirwa Imana izandinde icyaha cyo gusambana amen Imana izakikurinde mwana tumva Sitani yatangiye kunyinjira mu nzu zindi atangiye kunekereresha cyane buriya siko nariko gusenga nuko nariko gusenga umva niyo mpamvu dore kandi ntabwo heruka gusenga ntuheruka no kuza ngo twiyirize dusengane tuze gusenga no munsi rwose umva rero mwana wanjye nubwo bimeze bityo nyamara turimo turaterwa uru rugo rwacu nawe turimo turaterwa papa wawe uzi ko yongeye bya bintu byo kwigunga yongeye kongera kumera kwa kundi ndimo mbese tuvuge nk'urugero nk'iyo ari muri salo nge tutari kumwe cyangwa se akaba ari mu cyumba tutari kumwe cyangwa se yunda ari hano kuri bariko tutari kumwe ndamusanga none nkabona ari kure cyane mu bitekerezo nkabona ari kure cyane uyu muntu
ikibazo afite namubaza akambwira ngo ni intambara ngo za hehe ngo batekereza ukuntu abana bapfa n'abagore ngo kumva biramubabaje afite ikibazo muri Ukraine sinzo ziri kugera simbizi ibintu muri mu mutwe ariko mana Obedi rero iyo mitoma yawe ntiyamfata njye ntago njye mfite ibyanjye ngomba gukora njye nzacuruza cyangirene ibyo nakubwiye ko ntabikunda ibyo gukamera no kugira ute wenda wamfotora nkabyumva ariko ibyo kumbwira ngo ugiye kwigisha gukamera ngo kufotora ngo ngaho ngo kwediting ibiki ntago mbishaka wakigire mu kazi Obedi none se ko numvisha basi nkugire imwe nkaho ndi nka mushiki wawe wagiye mu kazi umbwira akantu ko ushaka kwikorera uko mfite amafaranga basi waretse nkagura n'igishoro je mfite amafaranga uro muzungu ziko mu miliyoni 5 ubwo rero shaka mfata amafaranga yawe sinzagukunda ujye kundogesha nayo mfashe hoya n'ubundi se ntabwo nkukunda sinafata amafaranga yawe kandi ntubabare si nkukunda afite undi muntu nkunda basi byumve gutyo ugende wibereho nyine wenda ugiye kugenda ubishaka wansigira nk'udufaranga dukenya nyine nkirira nimba baraguhaye ifaranga byinshi ariko ukahita ugenda hoya twe ngutwe two nta kibazo ariko byo kugenda nanone ariko nkubwira ubuse ndagusigira ndi muri iki cyaro nese wasanganye nandi pono nakasa nyine reba nasanze ufite irungu nongere musige ufite irungu nese ubundi hari irungu wewe ugeze umara hoya ariko se ubwo njye mfite amarungu benshi Ode reka nahe kandi taha iwanyu ujye mu kazi hoya ibaza ukuntu nanze kujyana n'abandi kubera wowe cyokora nyine nugumana iminsi ujye unyifotorera uzi kuri Facebook abantu barasaze no abaturanyi banje bangirajya babyita kugira gute kuri Facebook barasaze bakavuga ati sha wowe cyuki mutaze waje nyifotorera gusa urabeho wowe icyo ngusaba si cya kindi se wowe mu rukundo gusa urebe ngo ayayaya urabeshya ibyo wigira byose sinshobora kujya mu mujyi nakujyana nigendere urabikoraho iki kuri we mpora niyambaza mere usibe na noma niko bajya wamwinjiriye tukamenya icyo ari cyo ratakira mani wanje vie ndabona ari kumujyana bunyi pole pole ndiyo mwendo kandi umunyabwenge ni umuhanga cyane afite ukuri nanjye yabyaye ari uko byagenda kose ihene ibyari ihene na hene ibyari nama nimba ari umunyabwenge yabyaye umunyabwenge kandi nongewe ndi umunyabwenge ukiri amaraso mashya we mutanyugenda buza gutokoro sufata none ngewe nukumwinjira fresh pole pole namukuramo makuru niko sha namara kumukuramo ayo makuru kuzanya ariko hari amakuru mba naguhana none hari amakuru mba numva barese ukajya uyanka yose ko ari inge nawe dukunda ari turi inshuti niho mbere umunyabwenge oya nanjye reka amakuru yatuma musenya nawe naguha ahubwo ngiye icyo gihe nahita mubwira ni ibyo bintu bivemo nabona atabivuyemo nkabona kubikubwira ariko buriya mu buzima uzajya ugira last warning zuhora uburira umuntu byubuze uvuga ati narakuburiye narakuburiye birakunanira uriya ntuzigira urakara umuntu utaramuburiye utaramuhaye amahirwe ya nyuma cyangwa ya kabiri ni ukuri yambere amunaniye keza sheri urambwiye uti ibyo nabona byatuma musenya sinabikubwira ariko njye nabanza nkamuburira nkamubwira akabivamo atabivamo nkabona kubimubwira kubikubwira umuntu w'umugabo je nuko ne cyangwa se wabona vie afite nk'igikomere yagize mu buto bwiwe bikaba biri kumugaruka ko ukuntu muzi ntabwo ngiye nkeka ko vyajya mu bintu by'amaterwa ashobora ko ari nk'ibintu wenda biri kumugaruka ari kurumva nyine ari kwitwara bitandukanye nabyo nitubimenya Imana ishimwe ubikurikirane ibyo byose tuzakibona cheers komera waiki Mbona kurakariye. Mwakajwe n'iki? Iyo nkwamagara ngo nsange hano ngewe mviriya nkagutanga hano ngo durire hano nkamara iminota yose nkutegereje. Ubu uri mu biki? Ese umvaga nabyo ndimo kujya na Tanzania irukanga. Ngewe nkwamagaye ugomba guhita uza wirukanga. Sawa. Utanzajya nzi. Nyine jya usaba imbabazi. Ndabaje. Kubivuga urakaye. Reka nawe uri kuzana ibintu bidakenewe.
bidakenewe se ubwo wajya ugira gahunda njye ngira gahunda ntabwo untunguye wowe umbwira ngo uranshaka niyo ntabwo twahanye gahunda nayiraranye se nayiraranye niyo ntabwo utungura ugomba guhita uboneka hane Karame. kugeza aya masaha ntabwo nta rindi kuri uramenya anyway nta yindi information uramenya kuri wa mudamu Umuzi ko nayo y'ubwoba. Wa mudamu wa kera mwegeze kumbwira gushaka. yes nga ntabwo navuye ku kirego Ewe ntakubeshya ntabwo nigeze nongera kumushaka pe. Naratsinzwe. Annette you are letting me down you know Erega ntuzajye wibaza impamvu mushaka icyo ushaka ni ukumenya ndashaka kumufasha uriya mudamu By'ukuri njye nari nzi ko wabivuyemo pe uko nawe rero kubimbaza nanjye kumushaka naramushatse ndananirwa ndabyihorera ese ariko uramwibuka neza ifesi isura y'urayoka njyewe wundi ukuntu meze n'ikintu nabonye mfite imyaka 2 mba nk'iki kibuga ntabwo namwibagirwa okay ukomeze ushakishisha sibyo gusa ubwo diro nzongera nyisubiremo nta kibazo ndongera mushake uvuga ngo ugiye kwinjiranamo ibakwe ngiye kwinjiranamo ibakwe mushake none se uyibona yaba ari we cyangwa ntabwo ari we shaka ngutunguye ugatinda niyo njye ntabwo ujya akebo kagiye wamugarura nyamba kagiye wamugarura saba imbabazi rero sorry cyanago aricyo bivuga barambeye ako se wagakuye ndamuva n'umurambusa imbabazi uriya musore sawa ikintu rero nagushakiraga umusheri urabona muri iyi minsi nyine imyaka yarabuze urizi abantu barasaruye barayigurisha bagira uti nyine turi mu gihe cy'ibura rero ikintu kijyanye n'ubucuruzi bwo kujyana imyaka mu mujyi ntabwo biri kugenda neza buhagaze neza rero nari ndi gutekereza ikintu cyo kubaka nta kuntu twaba tukiretse ahubwo tukabanza twebwe muri iki gihe wenda mu bushobozi dufite tukabumba amatafari tukabumbisha nyine amatafari noneho byazagenda neza tukabona gutangira kubaka tukabumbisha amatafari muri minsi se ahubwo si boss inzu zino foto wazikuye he ni wese cyangwa si we uyu nguyu niwe nge se namuyoberwa niwe rwose dore ni wa mudamu okay none se wayikuye hano amafoto basi ko ngize ubwoba aya nta mpamvu yo kugira ubwoba none se amafoto wayakuye he hari gurupe ihurimo n'abantu benshi batandukanye ni gurupe yashyiriweho gufasha abantu bababaye bafite ibibazo ubwo rero bashyiramo abantu benshi gutya umuntu afite ibibazo uyu n'uyu afite ibibazo uyu n'uyu afite ibibazo ariko noneho mbona harimo abantu benshi harimo abakecuru harimo abadamu bakiri bato y'ukuntu harimo abasaza ubonye ko harimo amafoto menshi hariya ariko rero ndeba uriya noneho sinzi ikintu impamvu namutekerejeho nuriya njyewe ntabwo nabitinda wasanga ari kwa kundi Imana n'ubundi yashaka kumwihuriza n'umujyaneza ariko n'uwo nguwo kuko urumva twari turi mu gihe cy'izuba amatafari nyine bayabumba mu gihe cy'izuba uri kumva kwa wenda umuntu yazagurana za shitingi akayatwikira kugira ngo wenda imvura iramutse inanaguye itayanyagira akangirika byose urumva byoroshye biroroshye kurusha ibyo bindi njyewe niko numvaga kubyo twahita twubaka ubu ngubu nyine ndi kukubwira wowe tukabumba amatafari kubera ko ntabwo wabumba amatafari mu gihe cy'imvura
no mu bushobozi dufite kano kanya twebwe tubumba amatafari nyine tugure za shitingi tuziyatwikire noneho amafaranga nazaboneka ubucuruzi buri kugenda neza twubaka aribwo twubaka. nose nta kuntu n'ubundi twakomeza tukubaka inzu tukayigeza aho tuzaba tugereje nyine aho zacikira ubundi tugahagarikira aho ngaho. ubu kandi twifata duhagarike kubaka kandi tugifite imbaraga. nyine reka nkubwire hano ntabwo ari ikibazo cy'imbaraga ni ikibazo cy'ubushobozi. nyine ubushobozi ntabwo burashira nyine burundu nuko turi kubona nyine ko bugiye gushira. Kambigusobanurisha ari ubanze turekere bwashize burundu tubona nta busigaye. nese kamubaze inzu kano kanya yubatse ukayigezamo hagati uri kumva ukabura ubushobozi imvura ikagwa urumva ya matafari atagira imvura itayanyagira inzu none igahita isenyuka naho wari ugejeje. nta mabati ariho nta gisenge washyizeho ubwo se urumva inzu itasenyuka. ubwo dukora iki? ahubwo si umuntu bamufotoye yamukuye ahagana he? niko akunda abantu bagenda nyine bashakisha gusa kubera gurupe y'abantu benshi ntabwo nzi exactement ninde wamushyize muri gurupe. nakabaye mukurikirana nkamubaza akazangeza nk'iwe. umpaye telefone yawe nakumenyera umuntu wamufotoye nyine ujya muri gurupe kubera ko haba harimo message nyinshi wewe ntiwabishobora rwose. ntabwo nabibonera umwanya nabikugiramo nkakurebera nkazareba nimero yohereje iyo foto nkayikurikirana. okay noneho reka tuzabikoresha nta kibazo sibyo? yego rero tuzabikoresha ntacyo. ndumva rero nagenda nkajya kwitegura umunsi w'ejo. okay fine ntacyo. sawa thank you too. bye. mugoroba mwiza. namwe. aha yo ndagufite kumbe wageze n'iwanjye uzambona. tubumbishe amatafari ko turi mu gihe cy'izuba kugira ngo anume noneho niturangiza twebwe tuzagira ute tuzubake ubwo bushobozi bwabonetse n'amafaranga ari duhita tuyizamurira rimwe ikanarangirira rimwe tubikorere rimwe. uragira ngo n'abantu bo mu gasharo bazaguseke bavuge ngo niyo yatangiye kubaka inzu none yageze hagati ubushobozi burabura byaramunaniye. ariko nibabona ubumbisha amatafari ntabyo bari bwiteho cyane noneho nuhita wubaka inzu bagahita babona inzira zamutse iyi sinanarangira bazahita banakuba bavuga ati sha burya niyo ni umuntu w'umugabo atangira inzu ahita agira ihita inanarangira. si kubera icyana waba ubushishi bwinshi uko uzi ubwenge tubikoze gutyo kandi byaba byiza. byaba byiza none bagatangira kukubaha ukavuga burya niyo ni umuntu w'umugabo watangije inzu none ahise yirangiza ahise yikora bagahita babikubahira noneho natwe tugahita tunapanga imishinga yo kubana. icyo gitekerezo ndagishyigikiye. simbaze niyo mpamvu naguhisemo. ni wowe nahisemo ngwino umbere umufasha cyongirira bwangu nariheba morozi y'umutima utarahaba. morozi y'umutima ni utarahaba ariko marozi y'umutima morezi y'umutima utarahaba.